Yesu nashimwe mwene data, mwaramutse cyangwa niba utwumva bwakeye wiriwe cyangwa niba utwumvise ku mugoroba, umugoroba mwiza. Ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi, aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa kugendana n'Imana. Hari umuririmbyi wigeze aririmba indirimbo aremba ngo kugendana n'Imana, iyo umuntu yubashye Imana ngo baragendana, mukagendana ntigusige, ngo gupangana nayo gahunda ntibigira uko bisa. Imana niyo nshuti mugendana kuva bagusamye ukiri urusoro, ukajya ugenda ukura evolution y'umwana mu nda ya nyina, iyi Mana mukiri kumwe. Imana ishimwe. Ugakomeza ukabaho ukagera igihe cyo kuvuka, Imana mukiri kumwe. Bakakugaburira bakonsa ku ibere, Imana mukiri kumwe. Bakakwambika urubindo cyangwa se pampex, Imana mukiri kumwe. Ukajya kwiga, Imana mukiri kumwe. Ahantu ushaka rero kukubwira ahantu ndyohera ngo Imana niyo nshuti iguherekeza ikagendana nawe. Uwo mwashakanye cyangwa abantu wari uzi ko bagukunda ku isi ngo baragenda ku gituro cyawe iyo utashye, bagashyiraho indabo bagasubirayo bakagusigaho wenyine. Mpera Yesu icyubahiro. Ariko we ngo no mu rupfu murajyana, mukajyana mu mva, ugasinzirana n'Imana, kuko ejo nakwigisha ijambo ryitwa kumira Imana ikaba muri wowe. Aho ngaho rero iyo upfuye usinzirana nawe, igihe cyawe kuba ku isi cyararangiye, ariko Imana iri kumwe nawe igikorana nawe. Nkunda ijambo rya Elisa, umunsi igituro cye bagitereraho umurambo w'umuntu ukazuka. Ku munsi w'imperuka rero impanda nivuga, kubera ko waryamanye n'Imana n'ubundi zagukangura. Mubyukire kudacirwa urubanza rwaho, ubyukire kubona Uwiteka. Hereza Imana icyubahiro. Nari ndimo mvuga muri make ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Ndakuraritse n'ubundi mw'iki gitondo dusoje iminsi 5 ikiganiro umutsima buri munsi gihera ku wa mbere kikageza ku wa gatanu. Nkwibutse ko ku wa gatandatu tugira ikiganiro cyitwa weekend n'Imana, aho dushishikariza abantu ko ku wa gatandatu atari umunsi wo kubyina no koga no kurya inkoko n'ibindi bitandukanye na siporo gusa, ahubwo umuntu agomba kugira nibura iminota 10, 20, 30 yo kumva Imana. Ikiganiro weekend n'Imana twakizanye kugira ngo ku wa gatandatu kijye cyongera kikugarure imbere y'Imana igihe utegereje kuzajya gusenga ku cyumweru, n'amarepetisiyo benshi bakora ku mugoroba. Ariko n'igihe ufura imyenda yawe, mu gihe uri ku kazi, hari abagira akazi ku wa gatandatu, ubyuke wumva ikiganiro weekend n'Imana. Dushyiramo ubuhamya butandukanye, tugashyiramo ijambo ry'Imana mu buryo bufatika, ukumva ijambo ry'Imana mu buryo buri pratique cyangwa se practically. Ni karibu rero. Ibiganiro dufite ni byinshi, si ibyo gusa, tugira n'ibiganiro by'ubushakashatsi kuri iyi channel bibaho ku matopiki atandukanye. Dukora ibiganiro kuri tekinoloji, icy'Imana, ukuntu Imana iruta tekinoloji abantu bafite muri iyi minsi. Dukora ibiganiro byinshi byigisha abantu icyo wakora mu gihe utegereje ko Imana igutabara. Dufite ibiganiro byinshi, tugira n'ibibwirizwa byo mu materaniro, aho twigisha abantu ijambo ry'Imana mu materaniro atandukanye. Nabyo bijya biboneka kuri iyi channel, ujye ubireba. Iyi channel ni iyawe. Kandi twanatangije n'ikiganiro cy'abumva icyongereza, English service, aho tuzajya tuganira ku matopiki atandukanye. Dufite topic imwe ku kwezi, buri kwezi tuzagiramo nk'ibiganiro 4, tukazakavaringa cyangwa tugasoza umwaka wose twiga ijambo ry'Imana. Ibi byose ni ukubera iki? Ni uko Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma itanga Yesu. Iyo ataza kudupfira ntacyo tuba tuvuga. Nguhaye karibu rero, nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa gusharinga ubutumwa bwiza, nkwibutsa kujya wicara ukadukurikira, ukumva ikiganiro, wamara kucyumva ugapfuka mugasenga, ugahamagara Imana. Imana izaza. Nanjye niko natangiye. Iyo umuntu ashatse Imana arayibona, iyo umuntu asenze Imana iraza, kugeza ku rwego Imana isigaye imbwira ngo waramenyereje, nanjye naramenyereye. Kuba inshuti n'Imana bene data birashoboka, kugendana n'Imana birashoboka. Ikintu kibi ni ukuyihemukira, kuyihenuraho, kwishyira hejuru no kwibagirwa ibihe byiza wagiranye nayo.
Imana yanga abantu bayikwepa, Imana yanga abantu bayisondeka. Kugendana n'Imana ni ukwerura ugasara, ni ukwerura ugasara ibisazi byiza byo kubaha Imana, abantu bakakubonaho Imana, abantu bakakumvaho Imana. Icyampa rero ibi biganiro Imana yaduhaye kwica no bikazajya bituma abantu batwumvaho Imana kandi bakatubonaho Imana. Abakwihumurije bakumva uhumura Imana, abakuganirije bakumva uganira Imana, abakwitegereje bakabona usa n'Imana. Ni karibu muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, dusoza insanganyamatsiko y'iki cyumweru yo kugendana n'Imana. Tugiye kureba ijambo rivuga ko iyo ugendanye n'Imana igutsindira intambara. Abana b'Imana bahura n'ibibazo byinshi, iyi si yuzuye intambara nyinshi, kandi Yohana yaravuze ngo ni mwene so Yohana musangiye amakuba. Ibyago biteye isi n'abasenga bibageraho. Ndashaka kukubwira ko umuntu wese uri ku isi afesinze ibibazo, ariko kwishingikiriza ku Uwiteka ukagendana n'Uwiteka ajya turwanira intambara. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iyo wiringiye Uwiteka kugendana n'Uwiteka bituma Uwiteka kurwanirira intambara utari kwishoborera. Ejo narindi kukubwira ukuntu Imana ikomeye, ifite ububiko bw'umucyo n'umwijima, ifite ububiko bw'imirabyo, ubw'inkuba, bw'imiyaga. Imana irakomeye. Ibyorezo, Zaburi ya 91 uzayisome, ibyorezo birimo, indwara zirimo zitandukanye, ngo umwambi ugenda ku manywa na mugiga irimbura, n'igiteye ubwoba cya nijoro n'abajura n'amarozi n'ibintu bitandukanye. Imana ifite ubushobozi bwo kukurinda iyo uyiringiye. Tugiye kuganira kuri Dawidi, uburyo yagendanye n'Imana ari muto, Imana ikamuha kwica Goliyati, kandi Goliyati ari umusirikare ukuze ufite imbaraga. Tugiye kureba impamvu Dawidi w'umwana anesha Goliyati w'umusaza ufite imbaraga kandi usaziye mu gisirikare. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17 umurongo wa 45. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17 umurongo wa 45. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba n'intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Amen. Akira ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana kuko ni ubutegetsi. Ndimo ndagutegurira ikiganiro weekend n'Imana, aho nzakubwira ukuntu umuntu amaze gusoma ijambo ry'Imana, iyo ubikoze uba unetararije guverinoma ya Satani, uba unetararije imbaraga z'abarozi, uba unetararije imbaraga z'uburwayi, ukaba wambaye imbaraga z'ijuru. Guverinoma y'ijuru igakorera muri wowe, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Nzakubwira uburyo umuntu usoma ijambo ry'Imana aba ari umutegetsi. Iyo umaze kuvuga ijambo ry'Imana ukaritegekeramo komande yose utanze, ingabo zo mu ijuru zirwanana nayo zikayisohoza. Imana ishimwe. Uyu Dawidi yari umusore mutoya w'umugenda, niko Sawuli yamwise ari kumugereranya na Goliyati, ariko yari afite Imana bagendana. Yagendanaga n'Imana mu ishyamba, Imana ikamurwanira intambara y'idubu. Nzari gusobanurira ubutaha naryo. Akagendana n'Imana mu ishyamba, Imana ikamurwanira intambara y'intare mu muhigo. Yagendanaga n'Imana mu ishyamba ikamurinda. Ubwo buhamya rero yari abufite ubwo Sawuli yari ari kumubwira ngo wowe uri umusore w'umugenda, naho Goliyati amaze igihe mu gisirikare, ahita amuha ubwo buhamya. Umuntu ugendana n'Imana agira ubuhamya. Niyo mpamvu abadafite Imana bazamuseka, rimwe na rimwe bakanavuga ko yasaze kubera itanga rye ry'ubuhamya n'ishima rye rya buri kanya. Ariko umuntu ugendana n'Imana agira ubuhamya. Uko ushima Imana rero ku byo yagukoreye ukanabisengeramo, ibyo bituma ikugeza ku bindi bishyashya, ikakugeza ku ntsinzi. Ageze imbere ya Goliyati, icyo yatuye ni ukwizera gusa. Yizera ko Imana ya Isiraheli ishoboye, arangije aramubwira ngo uyu munsi ni ukubabagira ibisiga, niyo gahunda.
Goliyati arangije yirata amashuri, yirata uburambe, yirata imiti agenderaho, yirata ibyo akenyereyeho. Abantu bameze nk'abo no mu iyi si baracyariho, ariko Bibiliya ikavuga ngo uwirata yirata Imana yo mu ijuru. Abandi biringira amagare n'amafarasi bijya bishira, degrees zirashira, amafaranga arashira, imiryango ikaburirwa irengero, manda zikarangira, ariko Uwiteka Nyiringabo umwishingikirije azahoraho. Aha niho mu ijuru rero barebye ku hamya Imana kwa Dawidi, babona yujuje ibisabwa byose by'umuntu ugendana nawe, baravuga bati reka tumushyigikire. Waba ushaka gushyigikirwa n'Imana muri iki gitondo, muri iyi weekend ugiye kwinjiramo, waba ushaka gutabarwa n'Imana, fata icyemezo cyo kugendana n'Imana. Umwuka wera aramubwira ngo shyiramo ibuye uzunguze. Yararizunguje arikubita Goliyati, bwa burambe buba burarangiye, za mbaraga ziba zirarangiye, cya gitinyiro yari yarahejeje Abisiraheli amaze iminsi 40 batuka baba mu myobo kiba kirarangiye. Amuca igihanga agishyira Sawuli, bimenyekana ko muri Isiraheli hari Imana nk'uko Dawidi yari yabitegetse. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tukarisengeramo, tuba twinjiye mu butware n'ubutegetsi budasanzwe. Umuntu usoma ijambo ry'Imana ntabwo aba akiri umuntu, aba yambaye izindi mbaraga n'ubudahangarwa. Egera hafi dusenge. Urwaye fata hakurya dusenge. Ufite icyifuzo shyira ikiganza hejuru tugisengere. Ufite icyo wifuza kugeraho cyose mu buryo bw'umwuka, ushaka kugendana n'Imana, dore icyumweru cyo kugendana n'Imana turagisoje. Ukajya ujya gupagasa mu ntara ugendana n'Imana, ukajya ujya gukora mu mujyi ugendana n'Imana. Uza abantu moto zica, uza abantu imodoka zica, uza abantu indwara zihitana, uza abantu bariho barwaye badafite amahoro. Ushaka amahoro yo mu mutima, ushaka ko urugo rwawe rukomera, ushaka ko Imana ikubabarira ibyaha, icyifuzo ufite cyose kizamura imbere y'Imana dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data mushiki wacu yumvise ijambo ryo kugendana nawe, yumva riramufashije, ashaka kumweza kugira ngo agendane nawe. Mubabarira ibyaha n'ibicumuro, mukoreho ryake umutunganye rwose. Kandi uyu nawe ushaka kukwakira najya ku rusengero akabatizwa, uzamukomereza amaboko. Ariko uyu wabatijwe ndamusengeye ngo umwambike imbaraga, mukize uburwayi, mukize ubukene, mukize ubugumba, mukize umwuka wose wa Satani, mukize akagambane ka Satani, umutsindire nk'uko watsinze Goliyati. Goliyati w'inzara turamwirukanye, Goliyati w'indwara turamwirukanye. Dukubise hasi agasuzuguro ka Satani ku buzima bw'abantu bumvira ijambo bakumva umutsima buri munsi. Tanga umwuka w'ubwenge, tanga uburinzi, tanga gukomera, irukana inyatsi n'ubujura, turirukana impanuka n'ibindi bitavuga Imana. Turagushimiye kuri mu ruhande rwacu kandi umvise gusenga kwacu. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.